abandi bashaka gukora muscles, abandi bashaka gukora nyashi. Abantu benshi bari kwikorera siporo, murabona abandi bari kwigendera hano muri inyuma yanjye. So ndimo ndakora n'aka video nifata gutya vlog ngabantu mbereke. Mbereke gutya. Ko kwita gute? Tuganiramo gake cyangwa se ukaba ufite n'icyana cyawe mukaza hano mugenda mwiganirira gake. Yo, what's good? Yeah, you know, today I am at this nice place here in Nyarutarama. Yeah, I already know it's a beautiful place here in Kigali, a green street. Muhanda mwiza kabisa muhanda mushasha uca hano Nyarutarama w'icyatsi byatari mwiza sana, ahantu ngira ngo hagenewe gukorerwa sport. Hari abantu bari kuhakorera sport, abenshi nibo nabonye bari kuhakorera sport ko bambaye amateni de sport, so barimo baratembera bamwe ariko nyine bari muri teni de sport, bigaragara ko bari bavuye nko muri sport bakahaca gutyo. So naje guscoutinga rero ngo menye ngo bimeze bite, kuko ejo mpafite shoot, urabona hari urumuri rwiza, ndabona ejo bizavamo kabisa. Ubwo video izavamo nayo nizeye ko izaba ari fresh, agomba gushya nyine. Yeah, keep it locked. Ni mucyo wa kera cyane, wa kera kuri wa kera hano YouTube yanyu. Nkuko mubibona rero, uyu ni umuhanda muremure cyane, navuga ko ari muremure kabisa, kuko niba mwabibonye muri video ahantu nagiye ngenda, murabona ko harimo akagendo nyine ku buryo ari ahantu harehare. Ikindi uyu muhanda uca hano mu gishanga, hano ku iburyo bwanjye hano haba golf, hano hirya haba icyuzi, kuko hano hasa naho higiye hepfo, hasa naho ari mu gishanga, ni mu hasi kuntu. So no hirya ibumoso iriya haba tennis club, hano bakinira tennis, hano ho bakakinira golf. So n'akarano harenze uyu munsi, hari na klima nkunda byatari, kuko hasa naho hakonje ukuntu, kandi ngiye nkikundira ubukonje mu kuntu, hasa naho hakonje kandi imvura ntiri kugwa. So ikibi nuko imvura yagwa ariko ubundi haba atari fresh. So ikindi reba hano hirya, hano gutya hari udutebe two kwicaraho, hari udutebe twiza two kwicaraho, tumwe two kurelaxinga nyine bashyira ku mihanda. Hano gutya tuno udutebe umuntu nyine ananiwe ashobora kuza ka relaxingaho. So gusa wenda ikintu nabubwira, nari kwicaraho mukareba, ariko hanyagiwe higeze kugwa akavura. So urabona ko ari bien rero, na hano ha fresh, abantu bahakorera siporo, ariko ndabona ushaka no kwikorera akamarche rwose waza ukitambukira ukigendera, ntawakubuza. Uyu muhanda ni muremure kuko urizenguruka, ngiye narinzi ko urangirira hariya hepfo, ariko urakomeza. Ya, uyu muhanda urakomeza uca mu gishanga hano kuri golf, harasa fresh. So abantu benshi bari kwikorera siporo, murabona abandi bari kwigendera hano muri inyuma yanjye gutyo. Yeah. Yep. Bitas nakubaza se, uyu muhanda warangiye neza ryari gutya, ashige kingana gute, niba ujya uhaza? Ntabwo bizi. Ukunda kuhakorera siporo se?
haza gakeya ariko ni fresh urabona ko haryoshye kabisa njye nahabonye bari kuhubaka bari kuhakora ariko ndabona hameze fresh sana so ndimo ndakora n'akavideo nifata gutya vlog ngo abantu mbereke gutya bakwita gute la reine de reine lo reine ubwo nari mbyibagiwe kubera ko ari la princesse ariko bavuga une reine ariko hari n'undi muntu numvaga witwa lo reine sinzi impamvu iyo lo nk'ibyo asanga ngiye kwigira umukono wa sere kandi izina ntago ryaye narihindura wabashe kwiruka oya ndikumarsha gusa uri kumarsha yani nanjye naje nkora ka jogging kuva i Remera kugera hano icyo utiruka se wowe icyo utari muriruka nyine imyuka biba bibaye uzenguruka kano kantu kose genda wongeraho wongeraho ugenda ukarikira se urakarikira nangize ngo ntabwo ukarikira ni sawa noneho ubwo ubuzi nese kuki ukora siporo ubundi it's healthy hari umuntu ukora abashaka kunanuka arashaka kunanuka cyangwa se gukora muscles hari umuntu abakobwa bamwe bakora bashaka losing weight abandi bashaka gukora muscles abandi bashaka gukora nyash ibintu nk'ibyo we ni ukurelaxinga cyangwa no kugira ngo ugire ubuzima bwiza hanyuma si uvuye muri siporo ryiki imbuto just after ibintu byoroshye imbuto nyine ndagira ngo ngire nk'inama nkanjye kuko ndi umuntu uri desordone byataye ushobora kwita ngira nkikwitiramo ifiriti n'inkoko ibintu nk'ibyo nijoro n'ubundi ntabwo ufata ibintu bikomeye iyo uriye udufurui ukanywa amazi ugatekinga shawa uryama nk'uruhinja uyu munsi ifiriti ndayijugunya wallahi ubwo ni utuntu tw'udufurui nk'utuneke utupapayi cyangwa ugakora amasedoni ukavanga tu icyo kunywa se ushobora gufata ji cyangwa amata icyo prefera ubwo ikiyeri wapi muri siporo hari abantu bakubita bimenamo ikibyeri bakiva muri siporo nijoro rwose ku manywa sava ariko nijoro rego ugiye kuryama ku manywa se sava ku manywa nyine ku bantu basanzwe bazinywa sava ariko nijoro kuko uba ugiye kuryama ntabwo umubiri uba uri buwukoreshe rero sepa biba biri hafi ku mubiri wawe ko wagira ngo uri umuganga kubera nyine uzuye utuntu cyane ni research ukora iki se ku buryo uba wavuye ku kazi unaniwe ukavuga ati ndi umunyeshuri wiga ese University ya Kigali you okay wiga ibiki amategeko amategeko arusha ibuye kuremera urusha kuzaba umuloya umujudge cyangwa se umuconsultant hari ibintu nk'ibyo ngira ngo ntabwo choice iraza choice ntiraza ni ibintu wakuze ukunda no ni ibintu nyine wisanzemo byaragusanze cyangwa wowe byaragusanze ni nka accident no so by accident ko nakoze choice ariko ntabwo byari biri muri plan y'ibyo nzakomereza okay ubwo
ubwo nyuma se waje kubikunda ubu ngubu ni ibintu ukunda ariko njye numva ngo bikomera kubyiga ngo bisaba kuboroka ibintu byinshi mu mutwe ibintu nk'ibyo oya ahubwo bisaba kumva kumva itegeko ugomba kuryumva ntabwo urifata mu mutwe ntabwo urifata mu mutwe rihinduka buri munsi gusa ufite amategeko gute buriya njye niko nari nzi oya urumva ugakora practice ukajya mu makoti mu makoti trials ibintu nk'ibyo ntabwo nyine ari ukwiga ngo ufate mu mutwe uze gusubiza muri examen kuko no muri examen ntibakubaza ibyo muri note bakubaza practice guhereza kazusi uzi icyo ari cyo reka ndumva ari ikilatini it's a case si ikilatini nakakubaza uko ubyumva rero utaragiye kureba uko babipratika ntabwo wamenye uko usubiza buri muntu ni ibintu bye kabisa nukora twese tukamenya ibyo ari byo hari igihe uzajya udushinja ibyaha cyangwa se ukadushinja hatari cyakoze ariko that's a very good career ni kariyeri nziza kabisa courage ugeze mu wakangaye ndarangije urasoje tugiye kuzinywa rero ubu ngubu muragira mukora defense mukora defense hanyuma ariko nyuma sinzi hari abandi nabonye iyo ashaka ngo par exemple kuba nk'umwavoka hari ibindi bintu yigaho nyuma igihe gito hari amasomo ari specific ari cyangwa ari specific supplementary ugomba gufata yeah. That's very good ariko njye nitwa wakera wakera ndi umu content creator ndi umuturage usanzwe ndi umuririmbyi indirimbo secular z'urukundo ngo ushobora ndirimbye hano iki gishanga cyose nacyo cyaririmba bravo professionally cyangwa just a hobby ntabwo biraba professional ariko inzira iba ari imwe kubera ko ntabwo mbikora cyane ntabwo ariyo first kariyeri yanjye ya mbere kugeza uyu munota ariko you never know ejo cyangwa ejo bundi cyane zirancesinga nanjye nkazicesinga kubera ko izi mpamvu hari igihe mara igihe ntari kubikora ndi mu bindi ariko ibyo bikampamagara cyangwa se abantu bakabimbaza kuki utari kuduha utari gukora utuntu n'utu so urumva rero ibiguhamagara kandi niyo mbikoze ababyumvise barabyapreciatinga gutyo turakoze kwikina kwikina biri ngombwa confidence nicyo kintu cya mbere ku muntu ku mu artiste cyangwa se umuntu wese wiyumvamo ikintu nawe ushobora kwivuga ati I will be the best whatever judge ari n'igihe umuntu arangiza akahita ahindura path yindi so uyu muhanda ni muremure bya hatari uragenda ugakata ukagera hano kuri TV1 iyi ni TV1 gutya so sinzi niba muhabona iragenda ikava hariya kuri ku cyuzi cya Nyagahene ukakata gutya ukaza ukagera hano ince za Kacyiru kuri TV10 so ni umuhanda muremure bya hatari ngewe nagize ngo ugarukira hafi kumbi sinabeye ko bakomeje so hagiye harimo n'utuntu hagiye harimo n'amametero
ugiye urimo n'amametero wirukanka cyangwa se ugenze ibintu nk'ibyo, nka kwa kundi bashushanya ahantu abantu bagenda biruka. Aboro hararyoshye byatari. Ahantu hose umuntu agenda haba hari udutebe umuntu agenda yicaraho, akagenda aba afite view yitegeye hano hirya kuri iyi misozi ya Gacuriro, ruguru Gacuriro gutyo. Hano hari na dustbins, hari ama dustbins ku buryo ujugunyemo n'imyanda tu. Urabona ko ari ahantu hararenze, dore handi 200 metres, hano muri 200 metres papa. So yeah, nuko bigiye bimeze tu. Kandi bimbaho iyo ngiye kuryama gusa. So muri uyu muhanda ushaka no kumedita, urahaza kabisa ukamedita, ukamera bien, ukamera fresh byatari. Nk'ubu ngubu ndi umuntu uzi no gutera ama story, ndi kubatera story gutya, tugenda twiganirira gake gake, mbabwira ukuntu ibintu bimeze, babeshya namwe mumbeshya cyangwa nako munyomoza, ahubwo nkababwira story zazindi zitabaho, ariko nyine kugira ngo tugendane simbe njyenyine nka gutya, ukagenda utera n'abantu story nyine batera story, urumva tuganiramo gake gake, cyangwa se ukaba ufite n'icyana cyawe mukaza hano mugenda mwiganirira gake gake, mubwira umutera ingingo nawe nyine agukubita iyindi, cyangwa se nyine mugenda muganira ku maproje y'ahazaza, ibintu nk'ibyo. So mu bintu byiza ushobora gukora hano Aboro no gukuramo inkweto. Mu bintu byiza ushobora gukora hano no gukuramo inkweto ukagendesha ibirenge cyangwa amasogisi, ugaconnectinga n'ubutaka, biraruhura byatari. It's like a massage. It's like a massage. Hey, look at this. It's like a massage. It's like a massage actually. Hey.